na warabizaho nice najya hagera kubwuko imbaraga z'Imana ziri muri ngewe. Haleluya. Ziri muri ngewe. Uve kuri bari abantu nabango nge ndi umuzimu oya. Ariko se birabizumuzimu. Reka nkubwize ukuri. Dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose bizaza ari iki? Ari inyongera. Si urajya kuri kamera ngo umuhanuzi w'Imana ngo ngengo ndi umuzimu ukarira ukavuga mu ndimi kugira ngo bagukubite inote y'icumi. Ukiyita icyo utari cyo. Cyakoze ikintu mpamya cyo abarozi bazi ko twebwe abasenga ari twe barozi kubera ko ibyo batwohera cyangwa ibyo batwoherereza ibyo bahereza kuza kutugirira nabi no kutunesha no kuturwanya nabwo ibyo ni bini vane stasiro ni wayasiri bijya bidufata kubera ko biza bisanga twebwe biturimo birenze ibindi byose kangubwira iki kintu kandi uzakimenya no mu buzima bwa nundi wese uri kucyumva azakimenya gusenga ngo bigira umumaro usenganye umwete. Hari ikintu naje gusanga ntabwo nagisomye muri Bibiliya nta muntu wakinyigishije ngeyo iyo nabyumvishe kumwigisha ndabivuga iyo nabyumvishe mu ndirimbo ndabivuga. Naje gutekereza hari publicity y'igice bakavuga ngo dushaka abantu bafite uburambe mu kazi. Hanyuma nguko ndi hano mu kiganiro hari umuzimu cyangwa se satani ushinzwe kumenya nimba nakoze ikiganiro ngewe nde Sayidi. Uwo muzimu rero iyo nkoze ikiganiro aba yishakazi kuko yarangaye ngenda mucika nkora ikiganiro. Uwo muzimu ari bwirukanwe iri joro kubera ko ntabwo akazi yagashoboye. Hanyuma undi satani ari bwangaje rero nta mbaraga afite kuko nta burambe mu kazi afite. Ariko ngewe wa undi wa mbere aho yansiza nicaye na n'ubu ngubu naho ndajya ndacyarwana araza asanga mfite uburambe mu kazi. Haleluya. Noneho mukundwanya kwe arajya kubita asange ni rwasa urutare nk'uko njya mbibabwira. Nuko asa urutare ntabwo yakora. Nyabingi tugomba kumwirukanisha ikintu bita isengesho. None se miliyoni ufite ntabwo zamwirukana. Urajya mu bapfumu kugira babugukuremo bakakongeramo abandi. Uri kubyumva? Shaka Imana. Shaka Imana. Haleluya. Niyo nyine itagutengwa mu bibazo ucamo mu bigeragezo n'intambara mu makuba n'ibyago byose unyuramo. Shaka Imana ibana nawe mu rugendo mugakorana mugateza iz'Imana yaguteje imbere. Okay, reka nongere kubasuhuza kandi nongere kubaha ikaze mwese abakurikiye Icyumba TV. Twakira umukozi w'Imana dushimira Imana Saidi ry'ababye dushimira Imana Emmanuel muri Daniel Rwasutare kuri Facebook umubwiriza kuri WhatsApp. Mwabyumvise rero Saidi twakiriye umukobwa ushima Imana nibyo cyangwa ni umusore watangicira isoko ndetse kutari wabivuze n'unyicira isoko ndi umusore. Imana iguha umugisha rero turakwakiriye umeze neza ariko tukiri kantu k'ubusore sha. Yego. Hari umuntu nabonye sombaze nago nabihagaze ariko n'ibintu nabonye kuri YouTube kandi byagiye hanze ngo hari umuntu ngo mubeshya urukundo ngo kandi ngo ni dogiteri ngo ni n'umuntu ukomeye none ngarashaka kuregera ngo indishyi uriya ajye bango nago tuvuze amazina ye umva nkubwire rero ngabagiza atya ati ngashora urubanza ngo barwize neza ngo barwize nkagira nkagura umwavoka ariko reka nkubwire story ziraryoha. Noneho ngo uyu muntu amaje kugura umwavoka ati ngewe rwose nkaburana nashoye urubanza undi nashoye urubanza ako se wereka nkubaze uzi ko bano biza kurya ari amafaranga bakayamuha yari yatse miliyoni mirongo naryo ni mirongo ni magana simbyibuka. Abakobwa bose bankatiye mwari kwita mujya ku murongo nta mukobwa ndakatira mwari kwita mujya ku murongo mwese ziriya miliyoni nari kugura imidugudu ingahera kana kuyibarira ariko ari amafaranga urika nkubwire rero ngewe ngire n'inama abantu bose nshuti zanjye bene data nimba mushaka gutereta bazababera abagore ni mu baterete hakiri kare. Uzi ko tujya mu itorero kwa kundi bagiye kwerekana umugeni ugasanga uruntu rw'urusore rwaririmbanaga n'umukobwa yari hafi kuguhera aho ngaho rugatangira kubona aribwo yavamo umugore kuko bamwerekanye mu itorero agahita abona ko yavamo umugore. Noneho hari abakobwa turirimbana nabo bagahita batangira kubona ko yavamo umugabo. Ariko Mana yanjye umva mbabwire rero inama nziza iryoshye kurenza izindi nama jya utereta umuntu ariko ufite n'intego nzima.
nimba munaganira n'ibiganiro muganira muganira ibiganiro ariko mwumva bifite icyerekezo. niwumva umuntu ari kunyuza hakurya hakuno wikirwa ujya kuri ribu ngo ugiye kurega ngo bakwahagirije umutima. ariko se hari ikintu nibajije, ibaze ko yamureze baterigeze baryamana n'umunsi n'umwe. oya ngo nta na rimwe baryamanye, nta na rimwe ngo baryamanye, ahubwo ikiriho ni iki, ni uko yanze ko bashakana ngo barakundanye. nimba gushakana n'umuntu bishaka ari itegeko, sinzi uko nabivuga mbese muri make. ahubwo se ko ari n'igihe umuntu abyarana n'undi ntibanabane. ibaze noneho rero we ntibanaryamanye, ibaze bafitanye umwana, ntabwo ari kumurega urukundo gusa, yari kumuzamura n'umwana. yewe dore urubanza ntabwo urubanza rurarangira, ibyo urimo nabyuzi, ntabwo urubanza rurarangira. gihamya se hari yuko bakundanye n'iy'ubundi, gihamya yuko bakundanye, gihamya ari nuko bakundanye gusa, nuko nyine babivuga ko bakundanye. Okay, reka twigarukire wenda tuve mu bintu by'izo nkuru z'abandi biranabareba, nta nubwo turaza kubitindaho, ahubwo tugezeho impamvu tuzaniye ku Cyumba TV, kuko turabizi byanze bikunze hari ijambo ry'Imana ririmo kugufasha muri iyi minsi, ndagira ngo ridusangize, ubundi ndaza nkubaza utubazo duke tunasoza mu izina rya Yesu. ubu muri iyi minsi rero nanjye ubwanjye ukuntu mpagaze uko, nimba ari ibyishimo biri kugira gute. hari igihe njya nkunda kubwira abantu, umuntu nk'umuntu ambajije ngo umeze ute, ngahita mvuga ngo njye meze neza, nimba kandi kumera neza ari icyaha, njye ndajya kwatura kuko numva meze neza cyane. hanyuma ikintu kiri kuntera umunezero muri iyi minsi gikomeye kurenza ibindi byose nuko ndi kumva ko muri njye ndimo kuzura imbaraga z'Imana. Haleluya. icyo kintu kirimo kiranyemeza neza ko muri njye meze neza, imbaraga n'amavuta, nkumva neza. sinzi urukundo Imana ingirira, nimba arirwo n'abantu bangira ntabwo mbizi, ariko Imana ifitiye urukundo rurenze izindi. urakuze Imana tukavuga ngo mwana wanjye, none hari igihe nkubita mu mugongo, umva, hari igihe nkubita mu mugongo, hari igihe nkubita mu mugongo ati ni njye uguhetse, nta mwana w'umuntu uzagutunga n'urutoki. uzikubwiye ngo uzagutunga urutoki ninjye azaba rutunze, ariko wakurikiye Imana ubundi. Haleluya. hari ikintu naje kubona, Yesu yatwambariye ubusa ku musaraba, ariko abantu bakurikiye Satani ntabwo bareba iki kintu. Satani umwambarira ubusa ariko ntiyakwambarira ubusa, aragutamaza ukambara ubusa ku musozi, ariko we ntiyakwambarira ubusa. Satani nuko atajya ageraho atakandagira naho nicaye, namukorera agashya. Satani nawe arabizi aho nicaye najya hagera, kubwuko imbaraga z'Imana ziri muri njyewe. Haleluya. ziri muri njyewe. uve kuri bari abantu n'abantu ngo ngende umuzimu, ariko se biraberemuzimu. reka nkubwize ukuri, dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bizaza ari iki, ari inyongera. si urajya kuri kamera ngo uri umuhanuzi w'Imana ngo ngengo ndi umuzimu, ukarira ukavuga mu ndimi kugira ngo bagukubite inote y'icumi ukiyita icyo utari cyo. cyakoze ikintu mpamya cyo, abarozi bazi ko twebwe abasenga ari twe barozi, kubera ko ibyo batwohera cyangwa se ibyo batwoherereza, ibyo bohereza kuza kutugirira nabi no kutunesha no kuturwanya, ntabwo ibyo ni bini vane stasiro ni wayasiri bijya bidufata, kubera ko biza bisanga twebwe ibiturimo birenze ibindi byose. Nkubwira iki kintu, kandi uzakimenya no mu buzima bwa n'undi wese uri kucyumva azakimenya. gusenga ngo bigira umumaro isenganye umwete. hari ikintu naje gusanga, ntabwo nagisomye muri Bibiliya, nta muntu wakinyigishije, iyo nabyumvishe kumwigisha ndabivuga, iyo nabyumvishe mu ndirimbo ndabivuga. naje gutekereza, hari publicity y'igice bakavuga ngo dushaka abantu bafite uburambe mu kazi. hanyuma nk'uku ndi hano mu kiganiro, hari umuzimu cyangwa se Satani ushinzwe kumenya nimba nakoze ikiganiro ngewe nde Sayidi. uwo muzimu rero iyo nkoze ikiganiro aba yishe akazi, kuko yarangaye ngenda mucika nkora ikiganiro. uwo muzimu ari bwirukanwe iri joro kubera ko ntabwo akazi yagashoboye. hanyuma undi Satani ari bwangaje rero, nta mbaraga afite kuko nta burambe mu kazi afite. ariko ngewe wa undi wa mbere aho yansize nicaye, na n'ubu ngubu naho ndajya ndacyarwana, araza asanga mfite uburambe mu kazi. Haleluya. noneho mukundwanya kwe
arajya kubita asange ni rwasa urutare nk'uko njya mbibabwira n'ukwasa urutare ntabwo yakora. Nyabingi tugomba kumwirukanisha ikintu bita isengesho. None se miliyoni ufite ntabwo zamwirukana, urajya mu bapfumu kugira babugukuremo bakakongeramo abandi. Uri kubyumva? Shaka Imana, shaka Imana. Haleluya. Niyo nyine itagutenguha mu bibazo ucamo, mu bigeragezo n'intambara, mu makuba n'ibyago byose unyuramo. Shaka Imana, ibana nawe mu rugendo, mugakorana, mugateza iz'Imana yaguteje imbere. Nta muntu wasubiza inyuma iby'Imana yaguhaye. Naravuga ngo umuntu ajya ku musozi, uzi ko umuntu yakuroza gutinza ariko atakwica ku mugambi Imana. Hari umwigisha umwe w'ijambo, nabwiye ngo njye mvugisha ukuri. Hari umwigisha umwe w'ijambo yatwigishije na misi ngayiracamo, aratubwira ngo isekura imyumbati ariko ntabwo yasekura isezerano. Haleluya. Isekura imyumbati ariko ntabwo yasekura iki? Isezerano. Isekura imyumbati ni yasekura isezerano. None bibaye irya sayidi. Haleluya. Amen. Ariko ufite kwizera muri we, reka dusenge. Ariko nukuri ndafashijwe ngo igituma barozi batwita barozi nuko baraza bagasanga ahubwo ni twebwe, bakohereza ibihembe bagasanga imbaraga z'Imana zirakurinze. Sinkubwira ngo ndi rwasa urutare. Haleluya. Fata urutare, bakagutongera, bakaza mu bipusi, bakaza mu biki byose, ariko imbaraga z'Imana zikaguhagarara. Baturiya rero harogeye ararusha. Ariko ubundi njya nibaza nk'umuntu udasenga abaye hate. Ariko abaye hate koko. Oya ni kwa kuno umuntu ahura n'inyatsingo, murana imyaku, murana ibiki byose, ndakora n'ibikunda, adahorana nabyo namenye ko ayiwe ngo mwijuri imbere y'Imana mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Mwijuri imbere y'Imana twebwe dufiteyo umuntu ugira gute? Utuvugira. Kwa Nyabingi uravugirwa nande wowe? Kwa Satani uravugirwa nande? Waje kwa Yesu akagukiza iyo miruho n'imyaga wibitseho akagukiza. Ariko Mana we urahunga urabizi neza ko imyaka irakugendanye, ntufite Imana, ntufite n'umugabo, ntufite umugore, ntufite n'Imana. Uri mu biki? Reka dusenge. Mbabara ninzano kuri kamera nashiduka navuze byinshi kandi kurondogora kuri njye ntabwo ari byiza, kubera ko umuhanga yavuze ijambo rikomeye. Aravuga ngo iyo uhagaze imbere y'abantu, ariko byumva, iyo uhagaze imbere y'abantu haba harimo abantu batatu. Uri kubyumva? Muri abo bantu batatu harimo ubikurusha, uwubirusha, n'uwo mubinganya. Ubwo ratinze kuri kamera comment reka dusenge. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana yo kunyurwa, Imana yo gutakambirwa. Igaragaza wiyerekane, wongere witamurure ko ushoboye byose. Zini bini bona stasero wa yasire totala wile lebona sta ya shitikilazi winima. Iro zini bini bona sta tera wiri sheli bini ma. Igaragaza Kristo kushoboye byose mu izina rya Kristo. Amen. Murakoze cyane. Saidi ko ari umuntu ushobora kugushaka akavuga ati uyu muntu ko nifuza kuvugana nawe, ko nifuza kumutumira, namubona gute? Nimero ni 0788082510. Tigo ni 07224559 112. Murakoze.